imyaka 12 abongereza bari baraje kudukoloniza basubiye mu gihugu cyabo bavuye mu Buhinde bajya influence y'abongereza yari ikiri mu gihugu cyacu y'abantu babakolonije imico yabo n'imyitwarire yabo n'ibyo bambara biguma mu gihugu cyanyu uko byapera kose mu rukiko akanama nkemurampaka niko kafataga imyanzuro ku birego byose byaje mu rukiko buriya mu rukiko umushinjacyaha aravuga umwavoka karenganura umucamanza akaza guca urubanza ariko ngicyo gihe akanama nkemurampaka kabaga kicaye mu rukiko kagafasha mu kuba ariko gafata imyanzuro umucamanza ari buze kugenda muri 59 witwa Raj Kapoor filime ye yitwaga Aniyoboye uyu bita ngo ni Raj Kapoor uyu nguyu nubundi niwe papa ya inyanja bayigushizemo bagakubwira hagati mu nyanja ngo shaka icyerekezo nta butakubona ntubona huze bisaba ube warize geography neza uza amerekezo uzi gukoresha za busori n'ibindi nkabi ni yasanze hari abagabo bajya bandikira umugore we hari ikindi kigabo kijya cyandikira umugore we utugambo tw'urukundo umugore utwo turetera akatubika nkuko nyine uyu munsi wa none wagwa kuri telefone y'amagambo ubundi busore wabwandikira umugore wawe witwa se ndagira ngo wumve amagambo ababaza umugabo washatse hano haranditse ngo urwibutso rwa ryajoro namaranye nawe ririya joro ntago rijya rimva mu mutwe ngo mbashe gusinzira ibaza usanze ari umugabo wandikiye umugore wawe ayo magambo uhita wumva icyabaye ngo ryajoro namaranye nawe ngo nirigituma mbasha gusinzira umugabo udahubuka umugabo re yinjiye asanga umugabo ari gusoma amagambo y'imitoma yagiye yandikirwa n'undi mugisteri kano kantu kandike uyu mugabo agiye gusohoka n'imbunda aho ku kazi bayibika yaravuze ngo kuko ndafande n'unyorohere ngo nuko nyitwaye nanjye za n'igitabo nk'abandi bose niyandike nandike ko ntwaye imbunda n'amasanyi twaye arapfuye apfiriye mu biganza byanjye wumva amagambo y'umugabo avuga ati uwitwa Vikram Mahiji apfiriye mu biganza byanjye ibi nibyo bavuga ngo umuntu uzumva umuntu akubwira ngo ngiye nshobora kukwica ubundi nkakwirega nuko kwica akajya kuri bakabwira ati mvuye kwica imbwa umugabo aravuye kwica umuntu ahita ajya kwirega kuri polisi apfuye rumwesirwaga ryamana n'abakobwa bose bo muri uyu mujyi nyagasa numva abapolisi n'umupolisi afite amakuru aturiya muginga wapfuye Vikram bamwishe ngo yari afite ingeso yo kuryamana n'abakobwa benshi buriya rero usanga umugore ajya kuguca inyuma n'ubundi akajya guca inyuma muri bwa buhungu bw'uburaya bwirirwa mu n'akagabo kagahehesi kuriya kwera ariko baryamanaga abantu bamamaza ibinyamakuru ariko umva imitwe ye ngo numva umwana hano ngafandi yamaraga gutera ikirenge asohoka mu nzu ihabara rikahita ryinjira mu nzu ye Vikram yari umuntu w'ingenzi muri community yacu y'abitwa Basidi abahinde bagira amakominote menshi nyine ubwoko bwinshi natangiye kuvuga ngo impamvu ngo umusaza wawe yapfuye ngo nuko yaryamanaga n'umugore w'abandi harukuru Vikram wapfuye n'uyu mushinjacyaha ugiye kumushinja bose bava mu bwoko bw'abasindi bivuze ngo umushinjacyaha araza kumugendaho buri umushinjacyaha cyiza ubwo yagikoze mu buryo bubi aturiya mugabo kuba yarashe umuntu waryamanaga n'umugore we yakoze ikintu cyanyacyo nuko yagikoze mu buryo bubi inkuru iri buze gukomeza wandika kuri Rustom zibe za nkuru ziri buze gutuma abaturage bakunda Rustom izo nkuru zibaho ugatangira abantu bagatangira kwandika inkuru muri ibinyamakuru ikinyamakuru kirahambaye cyane gishobora kuba cyatuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga ati ndagira ngo ibintu byose uri kwandika muri iyi minsi uriya mugabo ari muri gereza ziba ari inkuru zituma abaturage bamukunda za nkuru mbega zivuga ati nukuri yari yarababajwe n'umugore we yari indaya umugore yari mubi kira kigabo cyari kibi ku buryo nyine abantu batangira kuvuga turiya mugabo rwose nubwo yamwishe bikwiriye mbega ngo nizo nkuru bagiye kujya abandi kanama nkemurampaka gafata imyanzuro mu rukiko akanini kagendera ku marangamutima n'ibiri kuvugwa mu itangazamakuru n'abaturage bahise basohora inkuru igaragaza ko uriya wapfuye rwose wagira ngo yari afite amarozi niko batangiye kwandika ngo Vikram yakoreshaga amarozi kuko yabaga ari mu bakobwa benshi babanze bagaragaze ko yari indaya mbi abaturage babanze bamwange bumve ko wamwishe nta kibazo yishe indaya amufungira mu rukiko rw'abaturage ngaburanishirizwe mu rukiko rw'abaturage basira mu rukiko tuzajya tumuzana ariko afande wacu agomba kuba afungiwe muri gereza ya gisirikare afande nagafungirwa muri gereza y'abasivili aba yarakoreye igihugu nimujya mubibona tumumuzane tumufunge nimuzajya mumukenera mu rukiko rwanyu rw'abasivili tuzajya tumuzana ariko avuye kuri gereza zacu bafite n'ukuntu buriya bagufunga neza bubaha amapeti ufatwa neza bihambaye ngo nuko mfungiwe muri gereza ya gisirikare nk'uko abandi baturage badafatwa mumfungire kuri polisi aho mufungira abandi barara bose tugufungira ahantu hazima pana gufungirwa muri bino bintu by'inzererezi mani bano ni abasirikare bagenzi babo bamwumva niyo mpamvu bavuga ati uraza tugufungire muri gereza yacu ya gisirikare kuko natwe tujya ku mamisi y'ibyakubayeho nawe natwe byatubaho baba bamwumva natwe tujya tugenda buri ugasanga bari kuryama n'abagore bacu baba bamwumva bano ni abantu be ngwino tujye kugufunga neza n'ahandi babyita nyagasani burya Vikram wajya gusa kuryamana na madamu Cynthia yari n'inshuti y'umugabo wa Cynthia ariwe wamura kuko musaza wanjye yahura n'umugore w'abandi Cynthia se n'umwana
ku buryo uvuga ngo kuba musaza wanjye amutereta yubatse ngo ni umwana, kandi kuko nibyo. Ntabwo ushaka gufata amakosa yose ngo muyashyire inyuma ngo y'umuhungu cyangwa se habara ryaryamanaga n'umugore wubatse, ntabwo amakosa ari ay'uwo muhungu. Uyu mugore nibyo avuga ati kuba musaza wanjye yarateretaga cyangwa se yarabaga ari kumwe n'uwo mugore wubatse, uwo mugore ni umwana. Abantu bakuru babyumvikanyeho, ujya ucyumva uri kumva ariko icyo kintu adults, ujya ucyumva abantu bakuru babyumvikanyeho, babyemeranyaho. kuba uri mariye cyangwa utari mariye ibyo ntabwo bikureba, ntabwo rero amakosa ko wisuzuguza n'ikinyamakuru cyawe ugakomeza gusebya umugore wanjye mu itangazamakuru ngo ni ukugira ngo untabare, ntabwo mbishaka. Wumvisha umugabo ariko nyamugabo ati nubwo umugore wanjye yanciye inyuma sinshaka ukomeza kumusebya mu itangazamakuru ngo waratangiye inkuru y'ukuntu yagiye guca inyuma umugabo we, yatangiye ajya mu kigare cy'abandi bakobwa b'amaninja. Mwabagabo mwe mujye mucunga na kigare rigaburiya cy'abagore banyu bagendamo, nimba ari amasadunda uko byamera kose no abari isadunda uko byagenda kose. Uyu mugore agitangira kubwira umugabo we inkuru z'ukuntu yamuciye inyuma, ati nuko natangiye kuba inshuti na Politi, dutangira kujya tuzenguruka na dutembera naweho waragiye